aravuga uti ngo sheri wanjye ngo akunda kumwita ngo be wiwe baramubwiye ati ngo hari igisaza ngo gifite kashi ngo kiri kumwegera ngo none ngo nta kuntu ngo nagenda ngo nkadiringa nawe akama ayo mafaranga ngo nta kintu turi bukore ngo ariko ngo tugakomeza tugakundana akagaruka yansabye inama nyine. aha ugeze ku kintu cyiza, mubaza inama yangiriye iyo ariyo tandukanye. Erega ndi romantike. Oh la la. Nuko abantu batabye ariko mwajya mubyemera man. Nje ndi romantike. Twongeye kubaramutsa mwese abakurikiye Iris TV Rwanda. Turabaramutsa mwese abari mu Rwanda, abari hanze yarwo. Twizere ko mumeze neza, n'abatameze neza turabihanganisha. Imana iraza kubikora. Uyu munsi ndi kumwe n'abasore babiri. Barishimye, bishimiye kuba bari kumwe mu kiganiro, sinzi impamvu. Baraziranye ko umukobwa agiye kunkoresha ikiganiro. Nanjye nicyo kinshimishije buriya. Nta n'ikindi kintu kinshimishije. Okay, kadutangire mwibwira abakurikiye Iris TV Rwanda. Muri bande mukora iki? Murakoze kuki utabanje se? Abana nibo babanza bakuru bagasoza. Ako kantu nawe ubushyizemo ntabwo ari sawa, ubwo ndi umwana. Ntaribi ndakana keza. Okay, murakoze cyane abakurikiye Iris Rwanda TV. Njyewe nitwa Brian. Ndi umukinnyi wa film. Mwansanga mu kiriro cy'urukundo na Romantic Time igiye gusohoka vuba ngaha, andi mwansanga ni kuri Fine Media TV. Nyinamo nitwa Matene mu Rusaro series, Urusobe series, harimo n'izindi nyinshi zitandukanye mwajyaho mukareba. Murakoze cyane. Umuntu arivuze. Nawe tubwire. Njye mfite nuze noya ntago bitinda. Nitwa Rugambwa Hubert. Ndi umunyamakuru. Nkaba n'umukinnyi wa filme. Ibyo birabaye. Ndi n'umunyarwanda. Okay. Siko ngiye kuvuga n'ubundi umunyarwandakazi birazwi. Ntabwo biri buze koroha ikiganiro cy'uyu munsi, araza kubamo burage nyinshi bitewe n'uko n'urubyiruko murabibona, abantu basanzwe bamenye itangazamakuru, bakina amafilime. Uyu ntabwo ari urubyiruko. Uyu yarashaje. Si yavuze ngo ndi umwana se, uyu yarashaje ubwo ntabwo ari urubyiruko. Reka nkubwire sibyo. Nawe reba ibyanwa afite. Ubu se uyu ni umwana. Ubu se ni ubushokoro. Uyu mutwe ni uw'umwana. Muranganya. Katwinjire mu kiganiro cyacu. Mutubwiye ko mukina amafilme. Brian hari izo ajya avuga z'urukundo. Zigiye zitandukanye. Erega ndi romantike. Oh la la. Nuko abantu batabye ariko mwajya mubyemera man. Nje ndi romantike. Urumva n'irari. None sirari hari umuntu utarigira. Njyewe ndarigira, noneho reka nze mbabwire. Urumva irari riratandukanye. Njyewe ngira irari, urumva reka nze nkubwire irari ry'ibiryo. Urumva ngira irari ry'ibiryo mon cher. Umuntu ukundera ndarya bro. Urumva njyewe nkunda kurya. Urumva none hari n'umuntu wambwiye akantu keza ati buriya nta gahunda iza mbere yo kurya. Uko byagenda kose. Okay. Aho nawe vugira ibyawe. Umva ngo mvugira ari ryanjye. Njyewe ari ryanjye rwose. Buri Sunday kuri church. Nzajya. Okay. Murakoze cyane. Reka nze nkubwire. Munyanganire gira amagambo menshi, munyanganire rwose. Hubert avuze irari rye. Turyubahe. Ntabwo yigeze commentinga kuryaho. Uyu munwa wacika we. Aravuze ngo buri Sunday kuri church kandi yambaye ikiremba. Harya abisilamu bajya kuri church cyangwa bajya mu musigiti? Nimutubwire. Uretse nimujye kuri comment aho hasi mutubwire. Kuva ryari abisilamu bajya kuri church cyangwa abisilamu bajya mu musigiti? Reka nkubwire bro.
abisilamu bajya kuri church. Okay, tuvuge ko uruhamo sibyo ntago ikiremba kigaragaza ko umuntu ari umuyisilamu sibyo iki ngiki kintu kimfashije nakabeho k'imusanze hano hari imbeho man akabeho se ko kidafubitse hano man ikindi ni style sibyo hari amakanzu mbona buri Sunday kuri church nzajya maboneka Okay, murakoze tugaruke kuri Brian. watubwiye ko ukina muri filime zitandukanye numvishamo izi nkundo. Ese Brian wemera ko urukundo rukibaho? Ndabyemera. Urukundo rwa nyarwo nirwo mvuga. Rwa nyarwo ruba hehe? Urukundo rwa nyarwo ruri mu mutima wanjye. Urarugira? Nje ndarugira. Wowe urarufite? Ndavuga muri rusange. Muri rusange. Urabibona ute? Sha muri rusange rero muri iyi minsi. Nta ijambo mbabarira urumva uretse ariko nyine mbanze witwa Brian ninjye bari kubaza uretse nawe uragirwa. Muri rusange muri iyi minsi urebye neza nta rukundo rukibaho. Nta rwugira. Haba iki? Oya avuze muri rusange. Reka Brian abanza asobanure ingingo nawe uraza kutubwira. Bakeya bararufite. Hari abandi batarufite rero. Byagenze gute? Abatarufite rero. Urumva nyine muri iyi minsi urukundo ni amafaranga. Yego. Urumva? Ni mbese ni benefits. Urukundo rw'iyi minsi ni benefits. Sibyo? Njye urwo mfite ntago ari rwo ndi kuvuga. Ndi kuvuga uruzwi nyine uri public muri iyi minsi nyine urugezweho. Urumva? Urugezweho ni urukundo rwa benefits. Yego. Ufite amafaranga kandi ndayashaka. Yego. Ndemeye turakundanye kugira ngo ya mafaranga nyagereho. Ni exchange. Uri mu diaspora. Ndemeye turakundanye kubera ko uri mu diaspora nyine ufite amafaranga azangeraho ibintu nk'ibyo. Wambabare nkavuga akantu gato. Reka Hubert nawe. Reka nanjye ari akantu gatoya sibyo arakantu bibagiye. Reka nkubaze. Urukundo rwa nyarwo rubaho cyane ntago rukibaho? Yarubaho. Rubaho. For me. Kuri wowe? Yeah. Ndavuga muri rusange. Muri rusange. Rubaho ariko ni rukeya. Rubaho ariko ni ruke. Yeah. Bivuze iki? Reka wenda ngendere ku byo vikavuze sibyo? Nyine reka birajya guhura Viki buri hari utuntu atagira avuze ko urukundo ari amafaranga sibyo? N'ejo bundi ntangiye kubivuga. Mbivuge Viki mbivuge. Ejo bundi urumva Viki yari afite Cher urumva arangije Cher we Viki nyine yarabimbwiye nk'inshuti ye ariko wihangane kuba mbivuze niwo mpaye uburenganzira. Ntacyo yabyemeye. Aravuga uti ngo Cher wanjye ngo akunda kumwita ngo bewe yiwe baramubwiye ati ngo hari igisaza ngo gifite kashi ngo kiri kumwegera ngo none ngo nta kuntu ngo nagenda ngo nkadiringa nawe akama ayo mafaranga ngo nta kintu turi bukore ngo ariko ngo tugakomeza tugakundana akagaruka. Yansabye inama nyine. Ugeze ku kintu cyiza. Mubaza inama yangiriye iyo ariyo urahita wumva abantu tubana nabo muri iyi si. Ndumva ngize amatsiko. Ibe wamugiriye inama muvugishije ukuri? Jye naramubwiye uti rero kunyomoza wibeshe nabeshe navuga ukuri ndamunyomoza. Okay, jye naramubwiye uti uri kunyumva neza. Urumva yaraje nyine ansaba inama nk'umuvandimwe mugire inama ngo ese yohereze uwo mugore ajye kuza uwo mushiri we ajye kuzana ayo mafaranga cyangwa wabireke. Namubwiye uti okay bro nimba sister mukundana sibyo nimba sister mukundana ntaribe wowe genda mubwira agende ariko yirinde nimba ayo mafaranga nimba ariko ariko njye ntago nabishigikira. Wowe waramubwiye ngo ntago yabishigikira kandi ubwo niyo nama yangiriye. Nuko atari girlfriend wiwe niyo mpamvu. Njye ntago ari girlfriend wanjye ntabwo nabishigikira. Ubwo bigana wa mugani harya bavuga aho kariho ngo umwana utari uwawe ngo umurereshe iki inkoni n'ibindi inzoga n'itabi urabyumva kuko atari girlfriend we. Kuri iyo ngingo tuvuzeho itumye tugera kuri topic yacu y'umunsi.
turibaza tuti se dukurikije ibyo turi kubona hanze aha uburyo sosiyete bimaze gusa nkaho niba twabyita ko urubyiruko rumaze kwangirika, niba twabyita iterambere, niba twabyita ubundi busirimu, abana b'abakobwa ntabwo bagikunda abahungu bo mu kigero kimwe nabo. Uyu munsi hagezweho abasaza. Hari akantu kabaho baravuga ngo bati ngo umukobwa ufite imyaka like 23 aba agomba gutiritana n'umuntu ufite imyaka nka 30. Uyu munsi ntabwo bikibaho. Buriya nka Cher we afite nk'imyaka 15. Turi kuvuga abapapa bubatse ingo n'abana b'abakobwa bakiri batoyi. Ese ntabwo mubona ko ari ikibazo? Murabona mu myaka iri imbere muzabona abagore? Hapi. Mu myaka iri imbere se wavuze n'ubu ngo n'ubu nta basheri mufite? Oya njye ndamufite. Yego. Njye Cher ndamufite. Ariko ufite amaganya. Oya. Ariko ufite ubwoba ko uzabura umugore. Ndi kuganyira abasore bagenzi banjye. Nta kizere ufite byemere man. Njye Cher wanjye ndamufite. Ariko nta kizere ufite kuzamurambana kuko ibisaza biri hanze. Kizere ndagifite. Gusa nanone ibisaza biri hanze aha. Ibisaza biri hanze aha. Ariko serious reka tubwira abasaza ni ukuri kw'Imana pe. Abasaza mushiremo imiyaga. Umuntu ari teretera inana mwarangiza mukazana inoti and then imiyaga kwe. Abana bagahita bagenda. Ibazo usohoka umwana mwiza reka nkavugeho. Karamubabaje. Abasore bacu bafite agahinda. Ibaze usohokanye umwana mwiza mana kana keza. Urumva? Warangiza mu gihe uri kubyina ukabona igisaza kiraje kiragahobeye ngo uraho mwana wanjye. Noneho akana kakakubwira hangane gato yamvugane na tonto murabyinana. Tonto bakabyinana bendova. Tonto bakabyinana bendova. Numva gahinda abasore bafite n'akabasore dufite. Iki kibazo kiri seriye. Kiri seriye man. Tuvuye no ku bintu bya joke na ejo hazaza biragoye kubona abari bazubaka ingo zigakomera. Biragoye kabisa. Ejo hazaza biragoye kubona abasore bafite icyerekezo bitewe n'uko hanze aha ibintu bimeze nabi. Abasaza barakurura bishyira abana bangana n'abana babo. Noneho ngo muri iyi minsi bimaze kuza no mu bamama bakuze bari gushaka abasore bakiri bato. Ndibaza se uyu munsi umukobwa ufite mukundana n'uwawe wenyine cyangwa ufite umupapa mu musangiye cyangwa abapapa mu musangiye? Ahubwo ako kantu Cher wanjye rero njye reka mbivuge nyine ukuntu bimeze. Cher wanjye nta muntu tumusangiye. Ni kubikeka se cyane kubiza? Njye niko mbizi. Ntabwo ariko mbikeka njye ndabizi ubwo rero ariko nanone umuntu ni mugari ntabwo wabimenye. Cher wanjye ari ku ishuri arimo ari kumwe nande uzari bari kwiga ubu bari kumwe nande uwo bari kumwe ntago mbizi. Ngaho rero buriya tonto wabona yatejemo. Uretse mamagare Cher wanjye. Muhamagare twumve turebe ko agufata byibura. Tonto yagafashemo. Ese ibe wabyakira ute uramutse usanze umukobwa mukundana hari umwe mu bantu bakuru bo muri famiye yawe ba hafi b'igitsina gabo bafitanye undi mubano wihariye wenda urenze n'uwo mugirana, wabyakira gute? Ntabwo numvishe neza. Naranga uramise nekereza Cher ndavuze se wamba bari abanza nkamamaga. Yewe yanambuze disi. Nukuri kw'Imana pe misengira ubwoba. Usikuneye ubwoba man. Wasanga yaragiye kugusaba uruhushya rwo gusohokana na tonto. Usikuneye ubwoba man. Ibe nakubazaga. Wabyakira gute uramutse usanze umwe mu Aro Cher. Hani. Vite. Meze neza bubu. Ewe shani nukuri kw'Imana nawe mfite ubwoba. Umeze uteze? Urankunda?
love you more. Urankunda cyane. I love you more. Wow. Mwah. Brian. Sawa. Ubu ngubu wambaza niba harya nimero warumbajije ngo iki ngaho tugende ngo nkubajije ngo wabyakira gute uramutse usanze umukobwa mukundana afitanye umubano wihariye n'umwe mu bapapa bo muri famiye yawe ba hafi wenda ubwo umubano wihariye ni nk'uwuhe nyine dushingiye kuri ibyo twavugaga by'uko wabyakira gute wabyakira ute fesiti nabaza umukunzi wanjye impamvu yabikoze noneho nakumva impamvu yabikoze wenda ifatika cyangwa se ashobora wenda kuba yamwegera gutyo wenda hari ikindi kintu ashaka wenda bitari umubano wa kure cyane ngo bajyane mu buriri n'iki usanga nciye inyuma oya baryamana nibyo navugaga ntabwo nawe nyikomezanyije nawe pe ikindi kibazo reka mbaze Brian ese Brian na nimero yabaye kompoze oya nimero yanjye iri gucamo Brian we turamwihanganiye oya reka nze mbabwire nimero iri gucamo ahubwo hari ukuntu umuntu aba ari busy urumva ari kwivugiraho ntabwo ari kwivugiraho ahubwo ari mu bindi mwabyumvishe muri kubyumva ese katari kuyifata nyine ari busy ari mu kazi na tonto nyine tu narindi kubaza Brian ngo usibye amafaranga ari gutuma mubura abakunzi mubura urungano mubura abagore banyu b'ejo hazaza hari ikindi ukeka ko cyaba kibakururira abo basaza kirenze amafaranga wenda babakuraho n'ibindi byose babakorera hari ikindi wumva aho ngaho njye mbona igituma abakobwa nyine bisanga kuri abo basaza kurenza abasore ni amafaranga hari umuntu twigeze kuganira ntabwo ndi buze kumuvuga ariko ari muri bamwe muri abo bantu bakuze arambwira ngo aho kugira umwana w'umukobwa ajye kuryamana n'uwo witwa boyfriend wiwe ejo nibatandukana umuhungu agende abivuga abyirata abyigamba murabizi ko bibaho ku bahungu iyo baganira kavuga ati njye numva yaryamana n'umusaza uzamenya privacy yiwe kuko umusaza ntabwo bashaka ko ibintu bye bijya hanze ni hahandi bazabikora bikaguma iyo ngiyo niba bafite ahantu bahurira nibo bahimenyera uburyo bahuramo nibo babuzi bagatandukana buri umwe agakomeza ubuzima bwe urukumva inamba baturisha abasaza urumva ko bo bafite ikintu cyitwa ibanga iyo uri mukuru uri mukuru icyo kintu byibura uri kubasha kugikurura umwana w'umukobwa iyo aramutse aryamanye n'umuhungu bakundana cyangwa se hari ubundi buryo umuhungu yakoresheje bakaryamana umuhungu arabyigamba ariko biragoye kuzasanga umusaza yateruye ikiganiro ahantu ari kuvuga ngo kariya kana hari ukuntu bimeze kuko aba yumva ko ari ubuzima bwabo buri prive bitari ngombwa ko babimenya ariho hahandi usanga umusaza yego ugasanga umusaza mbere yo kugira indi mibano miremire bagirana batangire kuryamana arategura sibyo akavuga ati tuzaduhurira Igisenyi tuzaduhurira hano nyine ahantu h'ibanga aribo bahaziranyeho bitandukanye n'abasore abasore amara kubona umukobwa yamwifuje ari kubona ko bishoboka akamubwira ati noneho nsanga kwa Brian mwahagera Brian akaba arigendeye ubwo akabasigira geto ibikurikiye bikaba Brian ahagiye arasanga bajamase kutugeza aya masaha atashatu ntago muzi ibere byarimo hariya urumva cya gihe amakuru yatangiye kujya hanze bitandukanye n'umusaza n'umukobwa ukuntu bimeze aramuhereza ayo mafaranga privacy ye iraguma ari prive koko n'umusaza nawe aratanga inoti ze agende yishimishe n'uwo mwana w'umukobwa kandi nta muntu uri bumenye ngo barihe ngo byabereye ntago turi gushishikariza abantu ubusambanyi cyangwa
uko gukura ibyinyo kw'abo basaza ariko nababwiraga nk'ingingo y'amakuru mfite kuri ibyo bintu sibyo nabyumvanye umuntu kandi ukuze n'ubundi urimo muri ibyo bintu nubwo atari ibintu byiza byo gushima ariko mugira inama mutanga ku rubyiruko sibyo mugira inama mutanga kuri bashiki banyu sibyo mugire n'inama muha ba papa wanyu bariya abasaza rega ni ababyeyi ni ba papa n'abo bamama bari kwangiza urubyiruko ni abamama yakubera mama umumama wese ni mama wawe umupapa wese ni papa wawe mugire mesaje Brian atange mesaje ku giti cye na Hubert atange mesaje ariko zigenewe abo bantu kuko ntabwo ari ibintu byo gushyigikira kuko nibikomeza gutya ejo tuzabura ababyeyi abo bana b'abakobwa baraje babyare nta burere bazatanga kandi nabo ubwabo byarabagoye kugira ngo bakure n'uburyo babyayemo abo bana budakwiye mugire mesaje mutanga iri bugire akamaro buri muri bwumva iki kiganiro mbonye mesaje natanga icyambere nabanza nkabwira abo basore yego urumva nyine hari ikintu batunenzeho nyine abo basaza yego hari ikintu baba batunengaho nyine ni ikintu cyo kutagira privacy hagati yawe n'uwo nyine mukundana cyangwa se mufite ibyo mupanga hagati yanyu yego icyo cyambere rwose abasore nanjye ndakizi ntabwo ari ibintu bishyashya abasore rwose tugomba kukirinda ikindi cya kabiri nabwira abasaza rwose nibadufashe abasaza nibadufashe kuko nibadufashe mani kuko urumva ntabwo ari ukuvuga ko abasaza ari bo bagira amafaranga bonyine hano hanze hari abasore benshi bafite amafaranga menshi cyane kandi namwe muri kuyakorera natwe turi kuyakorera by the way tuzayagira muranayafite ku rwego rwanyu arahari ku rwego rwacu arahari cyane ariko urumva nyine kandi noneho muri uko kugira amafaranga turashaka no kubaka umuryango turashaka kugira abagore turashaka kugira abana nk'uko na ba data batugize ariko ubwo ntabwo bizakunda mu gihe uzi ko umukobwa wawe cyangwa se ufiyanse wawe utereta asohokana n'abo basaza icyo gihe ntabwo bizakunda ubwo rero niyo mpamvu navuga ati abasaza rwose nibadufashe nibakomeze baryoherwe n'abagore babo uwo yashatse cyangwa se niba ashaka n'uwo mukobwa nabivuganeho wenda nk'abisilamu biremewe kugira abagore benshi nabivuganeho n'umugore we n'uwo mukobwa nawe amugira umugore ariko nyine bive mu nzira tumenye ko ari umugore we bijye ku ruhande natwe rwose tubona uko dutereta tugira gute urumva niyo nama nagira rwose abasaza ntibashyire hasi natwe tujyeho mubona uko mutereta none se nyine ibyo nawe utagira inama buriya rero hari ikintu njya mbona uriya mukobwa uba wasanze uriya musaza bitewe n'iyo mpamvu y'uwo mutipe bakundana bakora ikintu akacyumva ahandi ntabwo namucira urubanza ntabwo navuze ko iyo ariyo mpamvu yahatari ituma abana b'abakobwa bajya muri ntabwo ari yahatari ariko nanone ibyo nabyo byari bije muri privacy y'umuntu akavuga ati aho kugira mbikorane n'umusore ejo nzajya kubyumva ahandi nabikorana n'umusaza umfitiye umumaro kandi uzambikira ibanga twese tukabyimenyera hari n'ikindi kintu wenda reka mbwire kuri abo bakobwa umukobwa wese wumva ko inzira cyangwa se icyakemura ikibazo ari ukuba yaryamana n'uwo musaza uwo aribeshya uti gute urumva uwo musaza wenda nta rukundo ruri hagati yawe nawe nta n'imu waba agufitiye pe we akeneye gushimisha umubiri we and akakujugunya akigendera yego ashobora kuguha ayo mafaranga akakubwira uti turaryamana ndakugurira fone nziza ndagufata neza kandi wareba kuwe ku ruhande rwawe na sheri wawe ntacyo akumarira niyo fone urayitaka ntayo yakugurira urataka kwisukisha ntabyo yakumarira ariko ubonye umusaza ngo aguhaye amafaranga ngo muraryamanye kuko ntabwo umusaza yaguha amafaranga ye nawe nta kintu uri bumuhe ni manguhe so muribeshya rero wowe nimba sheri wawe nimba waramukunze wamukundiye uko ari nta mafaranga afite cyangwa se ntako ameze sibyo wikumva ko amafaranga urayashakira muri abo basaza ashobora kugutera ikirwara akigendera ugasigara uraho
mani nta mpuhwe baba bafitiye mani ikintu cyitwa gukora sex n'umuntu mudakundana cyangwa se mu gihe biri aho ni ukwibeshya kabisa sibyo. urakoze cyane. Tugana ku musozo natwe twagira inama tugira abana b'abakobwa